kurungurira hasi cyangwa ishyamba. Ntabwo njyana nawe. Sewe muzehe rero uramenye utanesha umutwe reka gukora aravunukira papa apana urushyi wowe Nge nagura barabaje ni igikapu gishobora kucyaboneza. ahubwo muzehe wowe wapfa kuko n'idenda ryanjye nyuma Amandazi yanjye yaje agize icyo kirena yabiye. Umuntu w'Ubwongereza bite mu rugo se uri kubareba iki twudukise hano mu rugo se hataye iki bayi abantu se bo none abaye niko nshaka kubaza nta muntu wakubonye uza hano urambaza icyo ahubwo ari amafaranga asora ari amafaranga kandi muzehe vuga gakeya n'abana banjye batumva kuri ibyo se birandeba ibyuko abana bawe batamenya ko ndi hano cyangwa ngo barigirishije ibintu byo guhuma na n'ubu uracyahumye ceceka abana banjye badasohoka bakabona ko ndeba wigeze kumva icyo bita bomba tekinike yandi magambo ntacyo uzi kuva udasubije sibyo ngewe noneho nayirema nkayigusukaho gashya ya gusohora amafaranga uzane tugabane bari abahungu bamereye nabi waba abahungu bariba amafaranga wowe warangiza ukigira impumyi ukayafata ukayashyira mu nzu yawe ugaceceka ndi impumyi muze wumvishe umutwe Man, siko petit frère wanjye yerutse kwibara ruguru bamukire. mumuna wa gihungu asigaye yiwe Asigaye agendera n'ibindi bihungu by'Imana n'Imana. Ahubwo se turajya mu kazi ryari? muzehe rero uramenye utanesha umutwe kuko n'umutwe nawe ukuraho urabizi urandeba se urandeba iki gabanya urusaku amafaranga arahari ku munsi wo kwa gatandatu uzaza n'igikapu ubwo mwana harabura iki ngo tugende ahubwo se turagahigira he Mwana hari ahepfo ahantu nabonye barimo baratanga ikiyede. Ahubwo se waje tukajya kubana n'abandi bakazi. mwana haguruka nyine tugende umuntu ajya kwiga ibiceri mwana Saba ntari. ngo ushyiriremo amafaranga aha ibyo ntitubyumvikanye ubwo ni umusibo ejo mu gitondo cya kare kare nutama amafaranga ya akira gomeza wigira impumyi akira gomeza usinzire humiriza humiriza zare ibi bipangu byanyu se bafungura ko babifungura aki kintu kiba amafaranga gana gutya kikanakingisha n'ibiryango by'ibikoryi ejo nzakwiye Rero muramuna ko igikapu turakibonye. Wana ko n'umudi ntago tukibonye bisa nkaho nyine twumvishe ko igikapu gihari. None ngewe mumbe reka mbabwire rero ko gahunda zimeze. Ngiye kugenda mbwira abajene banje bamaye diru urukumva none ngiye bite mbabwira ati gahunda yakunze. None ngiye bite nzamba personal. Nuko nimba tubicira imbone nuko tujya no kurya ibibora. towe rwose ibintu byose upfa kubigabanya imikino ukayireka agusibye dawo papa amakuru ni meza mwana wa karame ni wowe se ngewe umeze ute ndaho ariko se wahumye ryari mwana wanjye se maze nk'amezi abiri kuva nakora impanuka nahise mpuma ntabwo nongeye kureba uriya mutipanze gusuzana ibiceri byacu reka amandazi yanjye yaje agize icyo kirena yabiriye nanjye sha uzi ukuntu rero nangiye kuryataka n'inzara nari mfite yihorere sha ni ukumukuramo iby'imbere ndakashura uranzi naguhoma nawe Mbega mana yanjye bagira amata se bari hehe ntabwo nzi aho bari banyarukiye
none se kuki nta muntu n'umwe wigeze ampamagara kuri telefone ngo abimbwire? Nzi ko bari umuntu abaye baguhamagaye. Bagira telefone se? Ni ikibazo. Wese kutampamagara? Ndareba se. Ako papa ntabwo ureba ku buryo utabwira umuntu uti akira telefone n'impamagarira. Dore ngo nibo basize nicaye. Mba mbategereje ngo bamagurutse bajyane mu nzu. Mujyane mu nzu se arabishaka? Njyaye mu nzu ahubwo tubareho tujya kuganira. Koko burundu tuzabishobora mana yanjye. Ndiye mpamagarwa n'abaturanyi koko mufite telefone? Siko ntaguhamagaye. Ako se kuki baba bagusize wenyine? Beri, papa wanyu yabaye iki? Twagiye kubona nyine yaje yaho yatubwira ngo yakoze impanuka. Kuki mutateye telefone ngo mumpamagare? Telefone se ko twabuze aho tuyitira, ariko twashakaga kuzaguhamagara. Kuki musigaye mugira umwanda? Reba ukuntu hano hasi. Ariko tugiye gukuramo uko ubu bisi mwabiriye saa sita? Oya, tugiye gukubura n'isuzi. Ubwo rero nkubwire, papa mujye mumwitaho. Urabona ko umuntu utabona biba bigoye. Dufite urugo rwanjye kandi mujye mugira isuku. Sha reka ngende rero. Ubwo njye buri mugoroba nzajya nzagira amabayi. Kamugeze ku muhanda. Nzajya nza mbasure. Kamurenze rero. Mujye mumwitaho. Gutegereje nari nkukumbuye wari wanimbiye. Natinze ariko si cyane. Nawe rero waje wabyambariye noneho ubu ngubu uri kumvitira. Nzi sinari icyo nje gukora. Urabona ko uri bunyahageze. Mbere y'amakuru ko utaheruka kuza ku ishuri. Sha Jessica subizi ko ibintu bibera muri runo rugo ko kurabiyobewe. None se kupanye ntago arakira. Bibi ndakurungurira ngase cyangwa mu ishyamba. Nose bebe waza tukajya mu rugo aho. Genda mbona nakumenera ahangaha. Uko niho hambera heza. Urabona n'abantu bahaca haratuje. None nagaturu kamwe atusoza mitanguruka. Shoreka tujya mu rugo. Ibyo mu rugo urabona n'ikindi kirabona n'utuntu nasize ntadukoze neza. Ako bebe ntacyo twari twagenda. Kibazo. Ibidakoze twanabikora. Oya kibazo mu rugo se. Oya mu rugo matarangi yarashaje kubera kuyinyaraho cyane. Nta kibazo. Reka tumusoreza ahangaha ibintu bive mu nzira. Urabona numva mfite akazi nguruka byadanje. Nagize ngewe nkora nk'inkoko no kwitansuza vuba nguruka. Sha papa ntago arakira n'ubwo turacyagenda nyine tukamubyutsa nk'uko bisanzwe nta cyizere gihari pe. Ariko ku ishuri rwo kuwa mbere nzaza. None se gira amata wari he? Gira amata yagiye gusura inshuti ze harahe. Bibi waretse nka gwenge kanga kumenera ahangaha. Ntabwo ngiye nabyemera rwose. Kuri kare urugendo. Wowe kabiri cyane birimo biburitse. Ko ndiyamuza mupfubiriza bigenze bite? Mbase va muri ibyo ngibyo nakura amakuru bambwira ko igikapu kiri mu nzu kiro kandi n'agashumi k'umutuku. Ngiye rero mugende mukore deal vuba vuba. Kandi nje munyibuke mu amafaranga yanjye. Ndarumaze iminsi 3 utaza no kwiga kandi ubu amasomo tuyageze kure. Use koko note zabaye nyinshi ubuzazandika zose. Sha nzareba pe nese ko nta kundi nabigenza ngomba kuzandika. Ndabona papa uretse kagwa. Oya changa. Sha rero reka ngende sibyo tuzasubira. Sibyo kandi wite kuri uwo busaza. Papa. Meze neza. Gake mwana wanjye. Urukumva se biri koroha. Ntabwo njyana nawe. Iravuga tugere icyo gikorwa urabona kiri bwakwinjiriza. Gusura akagasamba nawe. Abona batampfundije sinenge gukomena gaturo. Mbase turabanguka. Rero ndaza kukonera ku ifune tubonana. Birimo amafaranga se? Amafaranga zikizima kuko ndi kwishyura ukama nka dutatu cyangwa tune mwa. Nasuko mfite umugongo. Mbase we ntacyo genda urumva. Reka tugire ngereyo njyane n'aba bajama. Ngire turase bworo. Genda gukubita amafaranga nawe. Sibyo se? Reka nigendere Imana uze kumenya ibiceri byanjye. Genda. Ndava muri ibyo Tugende Imana. Bare kuri uwo Imana bwanguri mwana hura. Je mu kazi wa. Ya gikorwa kireka gutwikugenda. Papa kwisi byuka ariko nayo mujyanye kuryama.
numvaga nshaka kugaruka hanze gufata akayaga. Papa reka mbanze ngeze ku muhanda uriya mukobwa wari waje kunsura. Hari umukobwa wari wagusuye se? Ego papa reka mbanze ahubwo mugeze ku muhanda. Wanguka. Ndaje. Agareba. Mujyamo abagabo. Kintu kizima. Mujyane mu kinike cya igikapu. Hinga igikapu vuba. Hinga igikapu. Amusaza uzi. Cyane munora. Cyane munora. Arebe kazaza kare. Munora. Umusaza uri kumuhereza nkamuza mwe. Uracisha igikapu ndakibonye dore ngaruka kantu. Gisigaye kwiruka kwajya aho cyapfu. Kirema. Ndebera kandi kise cyo niko muzeyi iki gikenya kiramutse gipfuye amafaranga yanjema iki kintu kiramutse gipfuye noneho nasara kanguka muzeyi ahubwo muzeyi wapfa kuko n'idana ryanjye uri kuza cyasura nako ndafata umukozi iki papa umukozi iki banakubiza biki papa umukozi iki akubundi kira gisaza gutagipfa reka gukora amafunukira papa akwanura urushi wowe iki gisaza uko kigize mu buki